An unprovoked war in Europe is kuri now uyu underway. wa kane tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje cyangwa se yatangije ibitero ku gihugu cya Ukraine ndetse aburira n'ibindi bihugu kuba bitakwivanga muri iki gitero bitewe n'uko hagize igihugu cyabangamira ubusugire bw'igihugu cya Russia mu gufata imyanzuro icyo gihugu icyo ari cyo cyose ngo cyahura n'akaga gakomeye kitigeze gihura nako kuri iyi si. Yewe nitwa yisi uri kuri MTV Mwarimu TV, narindi kukubwira byinshi ku bijyanye n'igitero simusiga Uburusiya bwagabye ku gihugu cya Ukraine nyuma yaho igihugu cya Ukraine cyakomeje kwinangira kuva muri uyu muryango wa NATO. Igihugu cy'Uburusiya cyakomeje gusaba kenshi Ukraine yuko idashobora kujya muri uyu muryango bitewe n'uko igihugu cy'Uburusiya cyari cyamaze gutangaza yuko kizafasha Ukraine ku buryo bushoboka bwose kuba nta kibazo na kimwe iki gihugu gishobora guhura nacyo. Ni kuri uyu wa kane rero tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022 nibwo perezida Vladimir Putin yatangaje ku mugaragaro yuko agiye gutangiza igitero simusiga kuri Ukraine, mu gihe kandi igihugu icyo ari cyo cyose cyaramuka kitambitse muri iyi ntambara cyahura n'akaga. Yavuze yuko ibihugu ibyo ari byo byose harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaramuka bigize icyo bikora mu kubuza Vladimir Putin umwanzuro we wo gushyira mu bikorwa igitero yagabye cyangwa se yagaba ku gihugu cya Ukraine, igihugu icyo ari cyo cyose cyahura n'akaga. Ibitero by'Uburusiya byatangiye ku isaha ya saa 11 ku masaha nyine yo kuvuga ku isaha ya saa 11 ku masaha yo mu Rwanda twebwe bwari buri gucya cyangwa se ni mu rukerera. Kuri uyu nyine wa kane hari nyuma y'ijambo Vladimir Putin yatangaje kuri televiziyo y'igihugu cye avuga ko gitangiye intambara kuri Ukraine. Ni mu ijambo rya perezida nyine yavuze yuko ari uguharanira uburenganzira bw'igihugu cya Russia. Mu gihe yavugaga iryo jambo cyangwa se mu gihe yamaraga gutangaza ibyo, ibisasu byahise bitangira kuraswa ndetse bitangira kugwa mu mujyi w'igihugu cya Ukraine uhereye i Kiev. Hanyuma rero mu gihe nyine yavugaga iryo jambo, ibyo bisasu byahise bitangira kumvikana mu mijyi itandukanye yo mu gihugu cya Ukraine uhereye no mu murwa mukuru nyine wa Kiev n'ahandi mo hagati na hagati muri iki gihugu. Ijambo rya perezida w'igihugu cya Russia Vladimir Putin yakomeje nyine avuga ibyo bihugu harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko hagize icyitambika cyangwa se cyabuza Uburusiya gukomeza iyi ntambara yo kurwanya Ukraine kuba yajya mu muryango wa NATO cyahura n'akaga. Mu gihe Ukraine rero ni mu gihe yavugaga yuko Ukraine iramuka yemeye ubusabe bwa Russia cyangwa se ubusabe bw'Uburusiya, Uburusiya bwari bwamaze kwemera yuko buzaharanira icyo ari cyo cyose, buzanafasha icyo ari cyo cyose Ukraine kuba nta kibazo n'iki na kimwe yari guhura nacyo. Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yagize ati hari impamvu zitandukanye zidusaba kuba twafata imyanzuro yihutirwa cyangwa se imyanzuro y'ako kanya. Abaturage bo muri Repubulika ya Donbass batabaje Uburusiya cyane basaba ubufasha. Kubw'iyo mpamvu rero nk'uko biteganwa n'ingingo ya 51 y'amahame ya Loni, bikanagenwa kandi n'amahame y'amasezerano y'ubuvandimwe n'ubushuti dufitanye na Repubulika ya Rubanda ya Donetsk na Lugansk, nafashe umwanzuro wo kugira ibitero byihariye by'ingabo. Hanyuma rero akaba ari umwanzuro nyine umuperezida cyangwa se umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin yafashe kubw'iyo mpamvu bitewe n'uko Ukraine ikomeje kwinangira nyine
ku busabe bw'Uburusiya yuko idashobora kujya mu muryango wa NATO. Njyewe nitwa Yisi rero nk'uko uri kubibona, nkaba narindi kukwereka zimwe muri update z'iki gitero cyiswe nk'intambara ya gatatu y'isi, nyuma y'uko uyu muperezida nyine Vladimir Putin uzwiho kuba atavugirwamo cyane, mbega ni ukuba utavugirwamo, ni ukuba ufata imyanzuro ikarishye kandi ku gihe nta wundi muntu ugishije inama. Uyu muperezida rero akaba yakomeje kuvuga yuko akomeje kandi bizarangirira umwanzuro we awushyize mu bikorwa nk'uko ari icyemezo yafashe. Nitwa Yisi, komeza urebe video zacu hano kuri MTV, hanyuma video cyangwa se ibiganiro nakagaruka. Njyewe nitwa Yisi, kora like kandi comment ndetse unaduhe igitekerezo ku byo ubona twakora cyangwa twavugurura.